uko twabatumiye nafatira umwanya wo gushimira abafatanyabikorwa bacu. I just want to say I want to thank you all the media. We invite them, they came on time, and they want to apologize to start a little bit late. And I want to take this opportunity also to thank our partners, MTN, Primus, and PPR. Also, I want to thank the artists who are here right now. We are about to start our press conference. Before I start, I want our partner to introduce by themselves also. Let me start by MTN. Kenisol na Kevin Kade tumaze ibyumweru bibiri baratse uburenganzira bwo kutazaboneka kuri uyu munsi. Hari ingendo z'akazi barimo, bari barabitubwiye ko kuva ku wa gatandatu batazaboneka, ariko tumaze igihe tuzi iyo tariki yabo. Aho bari nabo nyuma ya press conference baraza kugira icyo batangaza ubwabo. Icyo ni kimwe, ariko mu rugendo tuzagendana. Yeah. And let me say it in English. We are missing two artists right now, Kenny Sol and Kevin Kade. They request for permission not to be available today because they have some other duties, and but they are going to communicate right after this press conference. Okay, ubwo ngarutse ku rugendo dufite, nkuko mubizi dufite urugendo ruzamara amezi abiri, ruzatangira ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu rukarangira ku itariki ya 1 z'ukwa munani. Ni urugendo ruzajya mu turere, mu ntara zose z'u Rwanda, mu turere 4 nako mu turere 7, aho tuzahera i Huye, tukajya i Muhanga, tukajya Karongi, tukajya i Ngoma, tukajya Nyagatare, tukajya i Musanze, tugasoreza Rubavu. Ni urugendo tuzaba turi kumwe n'abahanzi bose uko mubizi. Ni urugendo kuri inshuro hari byinshi bizahinduka mu mitegurire yacu, muzabibona mu bijyanye na stage, urubyiniro dushaka gukora kuri inshuro. Noneho ni urubyiniro rufite standard iri hejuru, nicyo twabateguza cyane. Kandi ikindi gishya kizaba kirimo nuko tuzaba dufite abafatanyabikorwa bandi bo mu turere PSF zabo, aho tuzaba turi kumwe nabo bazanye ibikorwa bitandukanye byabo kwamamaza bitewe n'ibikorerwa mu karere runaka. Icyo ni kimwe. Hanyuma kuri inshuro nashaka kugira ngo dufatire umwanya wo gutangaza ikindi kintu gishyashya kizaba kiri muri MTN Iwacu Muzika kuri inshuro. Nkuko mubibona ku bufatanye na Primus, hari urugendo rwabanjirije uruturimo rwamaze imyaka 8 rwa Primus Guma Guma. Urwo rugendo mwararukurikiye, bamwe muri mwe mwari batoya, ariko nabo mwararukurikiranaga icyo gihe.
kuri iyi nshuro rero ku bufatanye na Primus hari ikintu gishya Primus yongeye muri iri serukiramuco. Ikintu gishya yongeyemo nuko yifuje yuko abatsindiye Primus Guma Guma bazitabira MTN Iwacu Muzika. Ibyo bitangaje ku mugaragaro. Ndaza guha umuyobozi wa Primus hano nawe agira icyo abivugaho. Ni ukuvuga ngo muri Bukare hari umuhanzi umwe watuvuyemo, ariko nk'uko mubizi tuzakora mu burere 7 kandi n'abahanzi bari batwaye Primus Guma Guma ari 7. Hari ibyo rero tumaze kubishyira ku murongo, aho bahanzi bazitabira iryo serukiramuco. Ni ukuvuga ngo wenda bize mbona bari kongana ngo Urban Boys, Urban Boys aboneka, na Platini wazahagararira Dream Boys, n'abandi na Bruce Melody, Riderman, Komeje Knowless, bose bazitabira. Ubwo tuzagira n'umwanya wo kwibuka watuvuyemo. Tuzaba atagihari mu bitaramo tuzagenda dukora n'umuhanzi watwaye Guma Guma. Abo bahanzi rero ni ukuvuga ngo muri buri gitaramo tuzajya tuba dufitemo umutumirwa. Azaba ari umutumirwa, ari umushyitsi waje muri Iwacu Muzika, muri MTN Iwacu Muzika nk'umutumirwa muri buri gitaramo, muri buri event. Azajya aza umutumirwa wacu kudusangiza ku mateka y'urwo rugendo, uko byari bimeze n'ukuntu umuziki w'iki gihe umeze. Urumva rero twafatira umwanya wo gushimira Primus kubw'icyo gikorwa yatangije n'ubu ngubu igikomeje. Ku bindi nk'uko mubizi mu ntara harimo kugenda, twebwe dukora event yo ku manywa murabizi, itangira saa 8 kugera saa 1. Ni urugendo twifuza kuzagendana namwe, twifuza kuzagendana namwe mwese n'abanzi bazaba hari. Ni urugendo rufite icyo ruzahindura ku muziki wacu. Nk'uko mubibona, uko imyaka ishira hagenda haza n'indi generation mu muziki. Twebwe ntabwo tugifata nk'abana bahanzi nk'uko mubita ngo abahanzi bato. Oya, nta muhanzi umara imyaka 5 akiri mutoya. Ni abahanzi bakuru, ni abahanzi bafite ibikorwa, ni abahanzi bafite ibyo bakoze, bafite n'abakuru babo bafite ibyo bakoze. Ubu navuga ko hari uko imyaka igenda ishira hagenda haza n'abandi bahanzi bavuka, ariko noneho nyuma y'imyaka 5 barashoboye kuba bakora tuba nk'iyi ngiyi bayikora. Niyo mpamvu twabagiriye icyizere, ariko Primus yongeramo ubufatanye n'abakuru babo. Bivuga ngo nicyo twababwira wenda mu rugendo tugiye gutangira, kugira ngo nabyo mubimenye wenda nyuma yo twaza kwakira ibibazo, kugira ngo ibibazo bitangire. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, naha ushinzwe uhagarariye Primus nkurira Fine FM muri kigenuzo industry. Ikibazo cyanjye kiragaruka ku bantu bafite ubumuga. 2024 twari show bya tari abantu bafite ubumuga barishimye cyane ku bufatanye na UP Charles. Yego, ariko nyuma yaho ntago twabibonye. Abantu bafite ubumuga rero barampamagara kenshi cyane batuzatubarize ese byagenze gute ko nyuma yaho tutigeze tubona iyo show, cyari cyane ku bantu bafite ubumuga hari ukuntu batongeye kuzirikana nk'uko 2024 byagenze. Hanyuma ikindi cya kabiri ndagaruka kuri protocole ikoreshwa hariya. Twasabaga ko hakongerwamo umwe mu bantu bashobora kuba bazi sign languages, kugira ngo wenda habaye hari nk'ufite ubumuga kutavuga abashe kuba yafashwa mu buryo bwiza. Binashobotse mubona ko nafitinga nk'umuntu ufite ubumuga nazo supporting ayitanga, ariko umuntu ufite ubumuga uzabasha kuba yaza wenda azabasha kuba yafashwa. N'icyo murakoze cyane. Urakoze cyane. 2024 twarakoranye, ariko n'ubu turabyifuza
ibyo turi kureba muri ibyo bikorwa navuze byabera hirya no hino ko twaba turi kumwe. Hanyuma n'ikijyanye na protokole nabyo ni igitekerezo cyiza cyane, kuko hari igihe wa mugani tuba tutabitekereje, ariko kuri iyi nshuro bizakorwa kandi turabikwijeje. Twasoza. Yego, murakoze cyane rero. Nubwo umwanya wabaye mutoya, ariko nagira ngo nongere nkubaze ati hari amahirwe yagiye atangwa ku bahanzi bo mu ntara. Ese abafite ubumuga nk'uko ubushize bagiye bahabwa amahirwe, ese yo arashoboka? Kubera ko bitewe n'umwanya nuko kuri inshuro byateguwe, turifuza nabwo tuzagenda duca mu ntara tureba uburyo hari abo twakorana, ariko ni ibintu tugitegura. Yego, ariko birashoboka. Urakoze cyane.